reka nkubaze akabazo gato k'amatsiko. Ese inyoni ya kagoma ni iki gitangaje uyiziho? Reka ntangire ngutera story itangaje itwinjiza mu mahame adasanzwe aranga iyi nyoni ya kagoma. Amahame akomeye cyane iyi nyoni igenderaho natwe abantu dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kera hariho umusaza wari utuye mu cyaro kimwe, akagira umwana w'umuhungu wari mu gihe cy'ubusore. Umunsi umwe ari mu masaha y'umugoroba, uyu musaza yahamagaye umuhungu we kugira ngo agire ikintu gikomeye amubwira bitewe n'imyaka uwo musore yari agezemo. Uwo musore yitabye se, maze se aramubwira ngo icara aho hasi ngira icyo nkwibwirira mwana wanjye. Umusore aricara, amaze kwicara umusaza arakomeza ati, mwana wanjye, ndabona ugeze igihe aho nawe ugomba gufata inshingano za kigabo kugira ngo uvemo umugabo wa nyawe, umugabo wuzuye. Niyo mpamvu uyu munsi nshaka kukwereka ibanga rikomeye cyane ugomba kugenderaho muri ubu buzima, cyane cyane igihe uhuye n'ingorane cyangwa igihe ufite intege ikomeye ushaka kugeraho muri ubu buzima. Umusaza arakomeza ati, muhungu wanjye, muri ubu buzima, mu bintu byose uharanira muri iyi si, uzaharanire kubaho nk'inyoni ya kagoma. Ntuzigere na rimwe ubaho nk'inyoni y'igishwi muri iyi si, kubera ko igishwi kigira umunwa. Igishwi kizi gusakuza cyane, nyamara byagera mu kuguruka kikaba inyoni ya nyuma idashobora kuguruka ngo igere hejuru cyane. Kagoma yo ni inyoni itagira amagambo menshi, ariko ikaba inyoni ya mbere mu kuguruka ikagera hejuru kure cyane. Iteka n'iteka gahunda ya kagoma ihora ari ukuguruka, ikurira ikagera mu bicukure, ariko igishwi cyo ibyacyo ni ukwirirwa hasi gisakuza kibunze umunwa ariko nta bikorwa. Mwana wanjye, inyoni ya kagoma igira amahame 7 akomeye cyane atuma iba umwami w'izindi nyoni zose. Ni amahame 7 abantu natwe dukwiye kwigiraho, dukwiye gukuramo isomo, cyane cyane igihe hari intambwe ifatika y'iterambere dushaka gutera muri ubu buzima. Ihame rya mbere kagoma igenderaho: kagoma iguruka yonyine. Inyoni ya kagoma ntushobora kubona igurukana n'inuma, igurukana n'ibikona cyangwa izindi nyoni. Kagoma iteka ni inyoni iguruka yonyine, cyangwa se ikagurukana n'izindi kagoma. Gusa ihame ntakuka ntigurukana n'izindi nyoni ziciriritse. Iteka kagoma iharanira kuguruka izamuka hejuru mu bicukure, aho ibibasha guhurira n'izindi kagoma ngenzi zayo. Muri make, kagoma ntabwo ari inyoni yemera kugurukira mu kirere cyo hasi nk'izindi nyoni zisanzwe. Isomo twe abantu twakura muri iri hame rya mbere ry'uko kagoma ari inyoni iguruka yonyine, nuko tugomba kureka abantu bafite ibitekerezo biciriritse, abantu badafite gahunda yo kuva hasi ngo bazamuke bajye juru. Batera umugongo, wiyiteho, uharanire kuzamuka hejuru, mbese ujyane n'abafite gahunda yo kuva hasi nk'uko kagoma iteka iguruka izamuka hejuru, isize izindi nyoni zisakuriza hasi, yikaguruka igasanga izindi kagoma hejuru. Ihame rya kabiri: inyoni ya kagoma igira icyerekezo kigaragara kandi cyumvikana. Kagoma niyo nyoni yonyine ibasha kubonera mu ntera ya kure ikintu irarya. Kagoma ifite amaso abasha kureba ibiryo byayo biri mu ntera y'ibirometero 5 byose. Iyo yabonye icyo kintu irya rero, gahunda isigaye iba ari ukugifata ku kibini cyiza, hatitawe ngo hari umuyaga, hari ivumbi, amahwa, mbese hatitawe ngo hari imbogamizi. Kagoma ihiga cya kintu irarya kugeza igihe igifatiye ikagera ku ntego yayo. Isomo wakura muri iri hame rya kabiri rero ni irihe? Mu buzima gira icyerekezo gisobanutse kandi cyumvikana. Gira intego uharanira kugeraho, ikindi wiyemeze kugera kuri ya ntego yawe. Imbogamizi ntizikubera urwitwazo rwo gutuma udaharanira kugera kuri ya ntego wiyemeje, hatana kugeza igihe utsinze, nk'uko kagoma ibigenza iyo igiye gufata umuhigo wayo. Ihame rya gatatu: inyoni ya kagoma ntishobora kurya ikintu cyipfishije. Kagoma
ntabwo ishobora gusanga akanyamaswa kapfuye ngo ikarye kandi atariyo ikiyiciye ubwayo. Ntishobora. Igihe cyose kagoma iryo kintu yihigiye mu mbaraga zayo. Iri hame rya gatatu ritwigisha iki? Ahashize hacu haragiye. Ahashize hacu ni igihe cyarangije gupfa. Rero ntidufite kugaburira ubwonko bwacu intekerezo zipfuye, intekerezo ziboze zibyarangiranye n'igihe cyabyo. Ntugate imbaraga n'umwanya wawe ku byashizemo ubuzima, ibyarangiye bikagendana n'igihe cyabyo. Gaburira ubwonko bwawe ibitarapfa bikiri bizima, iby'igihe cya none, kuko igihe cya none nicyo gihe ufiteho imbaraga n'ubushobozi, nicyo gihe ufite mu biganza byawe n'ububasha bwo kugira icyo ukora. Ibyahashize bikubabaza bitera ishoti, bibwire bye bye bigende aho bigomba kuba biri, kuko ahashize hafite umwanya waho warangije gupfa. Wibigarura uyu munsi, kuko iki gihe turimo cya nonaha si umwanya w'ibyarangiye, ni umwanya w'iby'ubu ngubu. Hatitawe rero ngo warababajwe bingana ute, menya ko hashize nyine harashize, harapfuye, haraboze. Baho nka kagoma, ntukarye ibyarangije gupfa. Ihame rya kane, kagoma ikunda ikirere gikubye. Igihe ikirere kiba gihindutse, ibicu byihindurije, imiyaga n'imvura bije, inyoni zose icyo zihita zikora ni ukwirukangira mu byari byazo zigahunga kugira ngo zitanyagirwa. Ariko kuri kagoma iki kirere gikubye izindi nyoni zitinya, nicyo kirere ikunda cyane. Iyo ikirere gikubye hakaza imiyaga myinshi, kuri kagoma iki nicyo gihe kiba ari igihe cyiza cyo kuguruka hejuru cyane yifashishije ya nkubi y'umuyaga. Iyo inkuba, imvura n'imiyaga bije, iki gihe kagoma iraguruka cyane kugeza igihe irenze bya bicu birimo imvura, ikajya hejuru yabyo aho ya mvura itari kugera. Muri iri hame rya kane ryo kudatinya ikirere gikubye, niki twebwe abantu twakwigiramo? Isomo twakuramo ni ugushaka ibisubizo mu bibazo duhura nabyo, ni ugushaka amahirwe mu byo tubona nk'imbogamizi. Ibibazo ntibikaze ngo duhunge nk'uko inyoni zibigenza iyo ikirere gikubye zikajya kwihisha, zikajya kwugama. Ahubwo tujye dushaka umuti w'ikibazo, tuguruke hejuru cyane, turenga ibibazo nk'uko kagoma iguruka ikarenga cya kirere kirimo imiyaga n'imvura. Napoleon Hill niwe wavuze ngo buri mbogamizi ihambaye iteka n'iteka izana n'amahirwe ahambaye. Nk'uko kagoma ikora rero, ibikugora byakire, bikwigishe, ariko ntubihunge. Haranira gushaka umuti urambye. Ikindi buriya, umunsi uzatangira kubona ko ibikugora atari ibibazo ahubwo ari amahirwe uba ubonye yo kugira ngo wige ubifatiremo amasomo, nta mbogamizi n'imwe izigera ikubuza amahoro, ahubwo uzajya ubona umuti w'ibibazo vuba cyane. Ihame rya gatanu, igihe cyose kagoma ikura ibyatsi byorohereye mu cyari cyayo. Ibi kubera iki kagoma ibikora? Kagoma ikura ibyatsi byoroheye mu cyari cyayo kugira ngo icyana cyayo kitazumva mu cyari cya nyina ari ahantu heza cyane kigomba kuguma, ahantu kitagomba kuva ngo kigende. Impamvu kagoma ikora ibi ni ukugira ngo icyana cyayo kitazaba ikinyantege nke. Kagoma ntabwo iba yanze ko icyana cyayo kibaho neza, ahubwo ibishaka ko icyana cyayo kidakunda kuba mu cyari cyane kurusha uko cyasohoka hanze ngo cyitoze kuguruka no guhiga muri rusange. Ibyo rero bituma buri gihe kagoma ikora ku buryo bya byatsi byorohereye bitagomba kurangwa mu cyari cyayo, kugira ngo bitazatuma icyana kihakunda cyane ntigisohoke ngo kijye hanze kwitoza. Muri make, kagoma ntabwo ibishaka ko icyana cyayo kiba ikinyantege nkeya bitewe na comfort zone cyangwa se ahantu kiba. Aha rero twe abantu isomo twakuramo nuko tugomba kwirinda kuba ahantu hatuma tudahaguruka, ahantu hatuma tudakura mu bikorwa. Muri comfort zone tugomba kwirinda kubaho mu buzima butugira abanyantege nke, tukava muri comfort zone tukabaho nta byo kudamarara. Kuko uko ugenda uba mu buzima butuma udamarara cyane, ni nako ugenda urushaho kuba umunebwe, ni kugenda urushaho kuba umunyantege nke, ukagenda utakaza imbaraga n'ubushobozi
bwo guhangana n'ingorane zo muri iyi si. Nk'uko kagoma rero itajya yemerera icyana cyayo kuba mu bwatsi bworoheye cyane, natwe aba ariko tudakunda kuba ahantu hatuma tudamarara ngo tube abanyantege nke. Ihame rya 6, kagoma ibanza gusuzuma mbere yuko yizera ikintu. Buriya kugira ngo kagoma y'ingore yemere kubana na kagoma y'ingabo, habanza habaho isuzuma. Kagoma y'ingore isuzuma ingabo, ireba niba iyo kagoma y'ingabo ari inyembaraga bihagije mbere yuko ijya kubana nayo nk'umugore n'umugabo. Urugero, kagoma y'ingore itora ikintu hasi, wenda nk'agashami, yarangiza ka gashami itoye ikakagurukana hejuru mu kirere, hejuru kure cyane. Ka gashami yagera hejuru ikagaterera hasi, hanyuma ikabwira kagoma y'ingabo iti igende ifate ako gashami gatoze mbere yuko kagwa hasi ku butaka. Kagoma y'ingabo kugira ngo yigaragaze nk'umugabo w'umunyembaraga, ibigomba kuguruka yiruka kuri ka gashami ikakamanukaho kugeza igihe gafatiye, kandi kagafata kataragwa hasi ku butaka, kuko igihe ka gashami kageze hasi itaragafata, ingore ihita yitakariza icyizere. Isomo tw'abantu twakura muri iri hame rero ni ukugira icyizere twabanje gushishoza. Tugomba gusuzuma bihagije mbere yuko tugira umuntu cyangwa ikintu twizera. Abo duha akazi, abo tujyana nabo mu rukundo n'ibindi bintu bitandukanye, ni ngombwa ko twizera twabanje gusuzuma neza ko ibyo tugiye guha icyizere cyacu bikwiye. Ihame rya 7, kagoma yemera kubaho mu buribwe. Ubundi mu busanzwe bizwi ko inyoni ya kagoma yariyo yose iyo igejeje ku myaka 40 y'ubuzima aba ari cyo gihe cyayo cyo gupfa, nta kindi kintu gikozwe. Gusa iki gihe ku myaka 40 hari andi mahirwe ibisigaranye yatuma ikomeza kubaho imyaka igera muri 30. Gusa kugira ngo kagoma ikomeze kubaho iyo yindi myaka, ibigomba kunyura mu buribwe bukaze cyane mu gihe cy'amezi 5, aho ibigomba kumenagura umunwa wayo kugeza igihe unobotse. Ikindi kandi igakuragura amajanja yayo yose mu birenge kugira ngo hamere ibindi bishya. Kugira ngo ibi bikunde bitwara kagoma amezi 5 yose ibayeho mu buribwe bukaze cyane. Irwana no kwikuramo inzara zayo zishaje no kunobora umunwa wayo kugira ngo hazi ibindi bishya. Isomo twakura aha mu buribwe kagoma ijya yiyemeza kunyuramo kugira ngo ikomeze ibeho rero, nuko muri ubu buzima rimwe na rimwe kwibabaza ni ngombwa cyane kugira ngo tugire intambwe dutera duhindura ubuzima. Kwihanganira ingorane, kugira ibyo wigomwa no gufata risk birakenewe kugira ngo ugire intambwe utera igana ku iterambere. Nk'uko na kagoma yiyemeza kubaho amezi 5 yose mu buribwe budasanzwe kugira ngo idapfa ahubwo ikomeze ibeho indi myaka. Ndagushimye ko wakurikiranye ikiganiro kugeza ku musozo. Nizere ko hari ikintu wize muri aya mahame 7 y'inyoni ya kagoma tubonye. Nyabuneka ibuka gukora subscribe, ikindi ukande like kuri iyi video, ukande share, uyisangiza abandi bantu uzi bashobora kuba bayikunda, abantu yafasha. Ciao ciao, reka duhurire muri iyi yindi video.